gutanga kose kwiza kuva ku Mana, ariko Satani aragatsinda abwira abantu ko ibyo byakubayeho byabayeho Imana ireba he. Impano mbi yose iva he? Kwa Satani. Satani agatera umujugujugu, Imana ikabiryoza, agatera ibuye aho kugira ngo abe ari ureba ukubite we, ugahindukirira Imana uti sinzasubira mu rusengero, sinzasubira guseka. Bihuriye he? Nicyo gihe cyo gusenga, ariko ugahinduka Imana nkuvuyeho, Imana ikababara, umvuyeho jewe ntanga ibyiza. Impano nziza yose iva kuri jewe. Na Yesu yarabivuze abwira Yohana ku kigo cy'Ipatimo, aramubwira ngo komeza icyo wahawe hatagira ugutwara. Ntabwo avuga ngo ugutwara icyo wahawe, ugutwara ikamba ryawe. Ni ukuvuga ngo harimo ikamba. Satani ntabwo aba areba icyo ufite, areba ikamba. Iyo atagetinga ibyo ufite, aratagetinga ikamba. Nitonde mukorera Imana, mukunda Imana, muyikurikire mudahwema. Yasengesho Yesu yasenze atwigisha gusenga ati data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ibyo ushaka bikorwe mu isi uko biri mu ijuru.